twahageze aha ngaha ku gipangu wambwiye Mota nese nangaye 600. 600 uva kuri moto se oyo urava kuri moto utaranishura nyine hari ukuntu nyine njya nishura uje wishura gute ukoresha kode uyampa kashi oya motari ntabwo nishyura amafaranga wishura iki hari ubundi buryo njya nishyuramo nyine abamotari bose bantwaye uzubishura gute nyine nibyo nshaka kumenya tubura umubwire nukugera mu rugo reka tuve kuri moto uje utanyishura ntabwo ndi bugiye wari wumva muganga turajyana motari ndakubwira ibintu uri bukore hari ukuntu muri motari yantwaye tukagera mu rugo hari ukuntu nyine mwishyura ubwo buryo nibwo nshaka kwishyuramo eje ntago nshaka kujya iwawe turabyumvikana ntabwo nshaka kujya iwawe jewe kurya njya mu rugo rero ibyo bindi ushaka kumpa za ntabwo ngiye kukugaburira motari ariko nabyo nishaka turabikora nta kibazo none nibihe bintu ushaka ndagira ngo tugende mu rugo nyine tuvugane wowe nane tumuvugane nawe motari tuvugane ibiki amafaranga wafite mu rugo ntago ari amafaranga niki ndakwishyura wose ushaka kumwishyura ushaka kunyishyura iki kitari faranga twavuganye bagire ku budage wowe ntago ushaka kumwishyura je abadage nabatwara gute ntazi kuvuga ururimi rwabo n'ubundi abadage baza bahagarara ku mihanda sinza ntwara abazungu biro byo kumbwira ngo abadage wingira inama motari reka mve kuri moto yawe uveho twinjire mu rugo nta kibazo ndakwishyura tuze gukora iki mu rugo iwawe wambwe ngo kugeze hano urashaka kumwishyura ariko inyishura okay va kuri moto nanjye reka mveho tugende mu nzu tubivugane ku mwishyura jewe mve kuri moto okay katubyoroshye nta kibazo ariko wabonye umuntu wagutwaye moto uri na mwiza je ndi umukozi w'Imana sinja nkangwa no kuvuga ngo umukobwa ngo no mutwaye ngo wangusha ntago byashoboka arandiswe ngo uze twibuka yuko ishobora byose aho hose ibitureba umva nkubwire sinza ntwara abakobwa basinze ico moto ntago nasinze hari uri kubyumva sinza ntwara indaya nawe ga nakubonye kare kuntu wambaye imyenda nkiya murumuna wawe ndavuga reka nihangane kubera ko ifaranga zawe sinambaye nabi mota ntago wambaye nabi wambaye nabi cyane ntago nambaye nabi kureba umukobwa mwiza ukuzanye mfite amasoni reba hano nkubwire inde je undi ego ko gitare c'Imana chamata nyine uwo sinje nkubwire ariko uwo sinje reka kunkorakora nyine kunkoraho twavuye wabonye ko nanze gutwara abandi turazanya hano ngo mpfa kugeze ku mafaranga make ninze muntu wa mbere ukorera ifaranga bikeya hariya mu mujyi wa Kigali ariko ndakwishyura tugende mu rugo weho reka kuri moto yawe ndakubwiye ngo tuve kuri moto utanyisha wereka mveho tugende se kuvugana kuri moto utanyisha okay none ko nshaka kwishyura amafaranga ari mu nzu wawe ari hano ndeba ariko nkubwire reka tugende hara mu rugo noneho jewe uwo sinje uyu ariko birakunda reka na Yozefu none ko ariko Yozefu muka Potifari nuko byagenze ngo yaramubwiye ngo ngwino mpeza kantu muri dushe ngasanga wacu yakuyemo imyenda yamba ubusa Yozefu ikintu yakoze arirukanse ko nawe urashaka ngo unyinjize mu nzu y'amaraya ntabwo ari inzu y'amaraya none ikibazo ninjye nawe turi kumwe ho wowe nanje gute se muto ntabwo urakunda umukobwa mwiza ibyo umukobwa mwiza ndagenda bancomekeremo umuriro nkubone ngura umukobwa mwiza umukobwa mwiza ndogenda mu rugo babwire ngo mu ntabwo nkwishuza ntandi uri bompe reka nkubwire weho je niyo mpamvu nkora mfite ijambo ry'Imana niyo mpamvu genda na Bibiliya oya ntugakore kuri Bibiliya kugira ngo ibisitaza byose bizoba reka kuri moto yawe nkwishyure none biragenda bite ko ariko nishyura abamotari bantwaye urahamagara bakuzanira ifaranga indese kandi ari ubu buryo nibishyura ndongera nkate weho tujye mu rugo ndongera nkate gusubize je nakubwiye ndongera nkate ngusubize uramere wandeba ubundi ariko nkurebamo ibiki ndeba nkubwiye naco nkurebamo oya okay kankuremo kasike basi tureba aha gade ndeba rero ibyo ukora byose niyo ukuramo imyenda ntabwo nahindukira ngo nkurebe jewe ikintu nahamije okay mota reka nkubwire rero sibyo twize mu rugo ariko twahageze umva twahageze pe ariko umenya yuko nta mafaranga ndi bukongeze reka nkubwire n'ibintu byiza reka njye kubera agaturo kamwe ayiwe uragaturwa mu ijuru
ko njyewe Kari bidage n'izina ry'Imana umva nkubwire ndaguha agaturo kamwe nk'umurana amafaranga uri ayiwe ntabwo wongera hano biringa reka nkubwize ukuri motari kamvyeho nyaguturwa mu ijuru ibyo by'amaturu yanyu uzoye bantu ubundi umugore wongere no kunyita shoferi wongere no kunyita motari nje ndi shoferi kandi wongereho ngo motari pasiteri wongereho motari pasiteri icyo nico kintu nshaka kugira ngo wongereho rero ibyo by'amaturu yanyu uzogenda uture mu ijuru ndabikwifurije ariko mfite umugore sinomuca inyuma rero nje nihaye Imana nubwo mpankorera abantu reka noneho turebe ndagukubita hasi ndayizunguza ntago unkubita hasi aha reka umva wa mukobwa nanje ndaparika duhangana kuri moto bundi tugende uko bibiri hano irambika nka kwiyereka ndakubwiye ngo subira kuri moto ntago nsubira kuri moto yawe ndakubwiye ngo subira kuri moto genda kwemera kugenda ntago nkubita ndakubwiye ngo subira kuri moto nimparika ntago ndakubwiye ngo subira kuri moto subira kuri moto ndogusubizaho ngo ukuye none ugenda ufata abamotari uzogaha amaturu baze bahakugeze ntago nkwishuza nanje ko gusubizayo nabonye uri umumotari mwiza ko dusanzwe dukorana n'umwana mwiza oya kuba dukorana ntago wigeze umpa ibyo bintu nta nibyo nkeneye icaye hano ngusubizeyo usubizeyo urumva ngiye kugusubizayo urashaka abandi bakuzana ese ubundi rawo ngungukye none nje ntago ibyo bintu nzabikorera icaye hano ngusubizeyo utega indi moto ntago bikunda ntago bikunda nahoze nkubwira ngo ndi umukozi w'Imana ukagira ngo ntago nzi kwirwanaho akira kasike yanegende ariko tukwiye kugenda aho bagaturuka akubwiye ngo uraguma hano umpereza ifaranga zanje njye nakubwiye ngo tugende mu gaturuka ujane nawe ayandi mafaranga ntago yongera nakubwiye ngo uragaturwa mu ijuru ibyo by'amaturo ntabyo nkeneye icare hano ngusubiza ahantu ngukuye uzi ibintu nagukorera reka tugende wowe nande ndakubwiye ngo icare hano ngusubiza ahantu ngo ndekura ndakubwiye ngo icare hano ngusubiza ahantu ngukuye ntago nkwishuza ifaranga zo kugusubizayo n'umundi ndabakoze ntago nkusaba yandi yo kongera ndakubwiye ngo icare hano ngusubizayo mota ntago dusanzwe dukorana ariko dukorana wiki dunyine dusanzwe dukorana nyishu ndakwishyura ariko tugende uhamagara ntago ninjira mu gipangu shawe ntago ndi abo bamotari bagenda binjira mu nzu z'abamaraya basesera ukazabona umuntu asaziye mu kimotari tarukweta azagura na koti na pantaro kumbi ni mwegwe mwabigiye imitwe njewe nagaco canzanye mu muhanda naje uko ngenda mbansenga niyo mpamvu ntaza nsiga bibiliya yanje rero icare kuri moto mukobwa mwiza no gusubizaho ngo ukuye tugende umva nkubwire okay nga tugende kwa amafaranga mu nzu ndahonza banyugwa amafaranga amagana umuntu yazana amagana umuntu yazane hano okay ngaho noneho imbuto bishaka kare kose wari guhera ku ico kintu rwose imitezo mba nzifite bari guhera aho ngaho ntabwo tuba twagahagaze umwanya ungana gutya umuze mutegamo faranga afande biriwe nari nshaka ko nsanga hano ku gipangu cya 350 nari ngize akabazo nagiraga ngo kansaye ndaje seconda mitomi nta kabazo ukorana n'abafande biragoye tugenda hadaho amafaranga mu rugo ko byangaye niwe ugiye kuguhereza ifaranga nta kibazo ko turashima Imana uraho neza makuru yawe makuru ni meza afande nagize ikibazo yagenze gute ubu yagize ikibazo cy'amafaranga 600 yaraguhamagaye ngo ntabwo urumpamagaye yagenze gute uyu mugabo rero twararanye ariko none angije no mu rugo no kumpa amafaranga yaze kuyama cy'abamotari kandi njewe nararanye n'umuntu je nawe twararanye rero ngo n'izina ry'Imana nararanye nawe je umuntu urama amafaranga nakubwiye ngo yame kureza urabyanga aho yame nakubwiye ngo afande nawe ibyo bintu uri kubyumva jewe
yo nukuri kw'Imana yo mwijuru akizubira zanyu je nuko ndi umumotari ariko ndi n'umupasiteri nabwije ahantu henshi hatandukanye Kongo yose narayizengurutse natangiriye i Masisi ndakomeza nje Murenge nje za Rutsuru mva za Rucuro ndaza za Mugunga zose narazibwirije turadusozi twose two muri Kongo naratubwirije za Nyagongo narabwirije ndaza nano zabunagana naho ndabwiriza uravuga ngo jewe ngo umubiri wowe nje nakuraranye nawe twararanye kumva ko tutararanye nje n'umugore ndimo ibice bingaye ku buryo nkurarana ngararana ako wagiye ubuse umugore muri kuka kanya amafaranga yanjye bundi bwe tuza bazo ugikemure neza ntaruhande uba ungamye ndagikemura ntaruhande iyi nomero uhamagaje ninjo mutije kumayini utiza gute nomero umuntu uri kwi yambwiye ngo tujaniwe nkampenga amaturo namubwira ngo ngampa amaturo nanje nibyo nayobewe ndamubwira twavuganye ifaranga ibyo by'ituro ndabyo nkeneye ukomeza kunkura ashaka kunjaniwe nanje kubwo gusenga no kwizera kwanje mubera ibamba mukanya ati tugende ifaranga ziri mu rugo mu nzu ziguhereza motari amafaranga yanjye konze kwa motari oya kuko uracyanga nje ariko nje ndatandukanye ariko se uremera ko abamotari niko nza numva bavuga ariko njewe urumva bavuga ngo abamotari ngo baza bakunda abakobwa ariko simvuze gukunda abakobwa bagize gute ngo sinzi ngo baje bagikunda igiki ico ngico nyine ubu yashaka kivuga igiki je ntago nakivuga ntago nakwatuza umunwa wanje ngo mvuge ico kintu ndi muri investigation ijyana no gutobora ukweruka ntago notobora ngo mvuge ibyo byose nokivuga ni igiki uko byogenda kose nawe uri mukuru urakizi sinobivuga ni igiki yakwemereye ariko je ibyo byo kuvuga ngo naraye nawe ariko se motarabe uburyo wabura n'inyuguti nimwe kibamo ntago notobora mvuga ariko nje ndi umukozi w'Imana ntago notobora mvuga umukozi w'Imana atwara moto none akazi kose no akazi ubona umwanya wo kujya gusenga ryari uzontege wera ininga kugeza iniporo hose zantwara moto iniporo kuwa gatandatu no kucumweru sinza mpo kuko kuwa gatandatu mba nagiye kugira ute kurepeta muri korali ukuntu bimeze ugiye gufata iyi moto ujye kuyiparika kuri butike ibyo hanyuma kugira ngo ikibazo cyawe urumva cyabaye urubanza kibe dosiye ntangire dosiye nyinjiremo nyiburane nyikurikirane bajye bishyura amafaranga yawe hanyuma urumva iyo mwanane kugikemura muri babiri iyo byatugezemo biba byageze amategeko no kuvuga ngo yaba wowe ntukiri uwawe iyi moto ntikiri yawe ndetse n'uyu none ubu ugiye kuntwara guco nta n'ibimenyetso kurabona umuntu nje naraye nawe ikimenyetso kiruta kuba nkari n'ikihe Teho nzanye nuko ndi kumwishyuza Teho nzanye twararanye sinari kumwishyuza umuye hehe ese kurarana n'umuntu bihera kuyihe saha bikagera nje ibyo ntago mbizi ariko ukumva ni mu masaha ya nijoro kandi njega ndakubwiye ngo mfite umugore njewe mubwira nishure baretse gatiye kugiye ni mu motari twararanye ceceka twararanye ogisaye no kubwira ogisaye mu motari ni dusanga yambaye akabutura yambaye agakabutura kari karimo imbere umukara n'umweru ubwo ushatse uva kuri yambaye ikariso y'igitenge rero nari nambaye agakabutura yambaye ako fande nawe ntabwo nyizeye rero nari nambaye abamotari birirwa batesha umutwe undi ugenda utambaye nk'umuntu w'umugabo iyi ntabwo ari boga yaramaze kuvuga ngo umukobwa numvise ko yambaye boxe idoze mu nampe faranga zanje niyishure motari kandi iyo mico umuyireka ako moto wagiye kakubera none uko iyi box haraho naparitse tugenda iyi box ivuye himo haraho naparitse tugenda moto we niba wamugane uyu mukobwa wamutwara nje namunenze nigeze mubona kanubwo wamunenzera
oya nari nanze kumutwara kubera yambaye imyenda migufi ukuntu yambaye ntabwo mbyishe none kutemeye kumara nuko ndi gukora amafaranga nakazi atari faranga ntibonye icara inyuma yonje inyuma sinja mbesha uwacu si yonje inyuma nuko ari ifaranga izo dukoza hana hehe ariko ntiyo akangiye inyuma yerekere babi wembi mamu wowe nshaka ndahamye ahura afande reka nigende uretse gato oya reka ngende ndi kumva urubanza oya reka ngende n'ubundi 600 uretse gato ahubwo turarenga rero yo makani ni tanu muri cyose nta faranga mfite nibwo nari nkiza mu kazi niyo mugenzi wa mbere nyine yaragutwara yanga ni 600 ramabi umva reka nkubwire wa mugabo reka nigende iyi kasike abaye ko ndabona ubona twaye kasike abaye yere Afrika zamburi iko nyakuri reka nigendere rero uretse gato none bitanu nta kibazo reka izo faranga muzigumane wowe nongo cyangwa reka izo faranga nje nzihombega ngende Imana irampeza izindi faranga nigende kuri buri gadi kandi mugenze gute reka tambikoreka ariko rero ariko umupolisi ntakintu umfashe urayim ariko nyabona hanze ibyo bintu si sawa banga mbino te nakubanga nzambe ahanga na kintu ntabwo nshaka kumwe inda byagenze barabona ngo yara none yari ari muri kwa sabo tugende munishiye moto panzi moto niyaje oya iyi moto ntabwo ejo kuzana kira moto kabutazi kwitwara ko ndabizi utazi kwitwara washizemo nkagenda cyangwa ugenda inyuma ntuye oya ndangende be byihore hore cyamo tugende byihore ko akira ko nta nda ko nta cyaza kwitwara ruko bazo ngemo urakoze afande ubu bigenje gute rero ejo bundi hari inama nakoranye n'abandi bayobozi bakuru ba Zamburi twanzura ko mu gisirikare cyacu tugomba kongeramo abakobwa tugomba kuzamo abakobwa kubera ko hari igihugu gishaka kudutera gishaka gutera Zamburi nararebye ndavuga nti
aba bantu iki gihugu n'ikintu kiduteye tudafite abantu bashobora kurangaza abasirikare babo. Urabona cya gihugu cyitwa Kuraci kiraduturanye, kiriya gikoresha amafaranga bita amahuhwe. Amahuhwe ni kiriya cama. noneho urabona Kuraci igira abasirikare bakunda abakobwa cyane. None ndagira ngo turebe uburyo ki twategura igisirikare cy'abakobwa cyazajya kibarangaza, ahubwo twe tukazashiduka twafashe igihugu cyabo. Tugenda tuzana abakobwa bakaza batubwira amakuru yabo. Noneho uratekereza ute abakobwa twababona dute? Se hari abakobwa ugikunda kubona muri izi quartier ku buryo abakobwa kandi beza bafite amasura meza? Abakobwa beza je ukuntu bimeze nabashaka nagushakira abakobwa tukabanza tukabakoresha ikose tukareba ko bashoboye ubundi bakabona kuja mu kazi kose. Nje nabikora. None se ikintu njya ngukundira nuko udakunda ibintu by'uburara byo kuryamana n'abakobwa. Ayiwe kuva navuka sindobigerageza buriya njewe nzobikora n'umugeni tuzobana gusa. Uracyari imanzi? Ndacari imanzi cyane rwose. Uri imanzi yuzuye? Ubu ngubu umugore wanje mfite n'uyu nguyu. Ubu niyo mugore mfite, niwe nisegura. Niyo mpamvu rero nkugirira icyizere ugasanga ahantu hakomeye hose nahagupanze nahagushyize. So rero ni nacyo nanjye nakwigiyeho kera buriya narabakundaga ariko twa turirimba tw'Imana ujye uririmba naje gusa no kugarukira. Noneho nza gusanga turiya turirimbo ari ingenzi, ugasanga hari ibintu byinshi tugenda dukura. Oya, naje gusanga ibintu byanyu ni ibintu bizima cyane. Ni ibintu bizima, ahubwo buriya ngo nta kintu gisa no gusenga. Ibyo wakora byose niyo waba umwe inzoga ariko ukagera igihe ukaje usenga ukegereza Imana, Imana ije ibana nawe. Ariko se bisamaza hari ikintu kimwe ntarasobanukirwa, kuririmba wabyize ute, wabyitosha ute? Kuririmba byarizanye ganje nakuriye muri Santi School. Buriya navutse buriya mfite imyaka 7 naririmbaga mu rusengero ndumva. Nje navutse mu rugo rw'abatambyi mvukira imbere Imana ngifite imyaka nje ubundi ubuzima bwanje bwose nakuriye mu rusengero. Mvuye mu rusengero nje mu gisirikare. None se wandirimbiye nk'akaririmbo k'Imana ka Bruce Melody? Bruce Melody akaririmbo k'Imana ka Bruce Melody kakandirimbira. Araka afite aje avuga ngo buri Sunday kuri church ndajamaboneka mu byiza no mu bibi agajanja kure amenye ko nayobye akanyobora inzira ikwiriye. Haleluya amen. Nakupenda Jezi upokea sifa. Jewe none arakantaje agira bakoba ngiwanje birakara kacha mbona umusoro. Nakupenda Jezi utaweza yote. Okay. So rero ubundi bari abahanzi bose bagiye bakora indirimbo zo kuramya. Reba nkaba Mani Marite ariho nuko aje atubesha. Ura musura arabesha. Mani Marite arabesha ko umuntu akumbura ibintu atasi. Harya yaririmbye gute? Yararirimye ngo mfite urukumbuzi rwinshi mu mutima wanjye akibivuga Imana nkumbuye abera nkumbuye wa musozi. Urakumbura ahantu utazi. None aragera akavuga ngo wa musozi mwiza aho ni habera bane terereje nkumbuye kuzasangirana Yesu tutagitandukanye. Kurasangira na Yesu mwigeze musangira? Ariko hari n'undi wambwiye ngo yaraye ku marembo y'ijoro. Ura nawe yarabe barabahungu baje batubesha. Barabeshye ngo yaraye ngo ku marembo. Ngo yaraye ku marembo y'ijoro ngo kandi ngo ntafite isoni ngo zo kwinjira. Kandi arangije aravuga ngo hari ubutumwa ngo bamuhaye ngazanira abantu. Ngo ashavuga ngo naraye ku marembo y'ijoro. Mukanya konga karirimba indi ndirimbo akavuga ngo kuzanzandiko zo kuguhugura naribagiwe ndazita
ariko kubw'urukundo ngukunda mandikirwa kabiri ubwirije ubwami ko bwegereje itegure kumesa ibishura byawe ko urumva baratubesha ariko kuba bavuga Yesu nta kibazo twebwe tujye twishyiramo ko ibyo bavuga ari byiza. Ikindi nje nabonye ukuntu uramunga abesha hari indirimbo aririmbye ngo azicara ku gasambi ngategereze arangije yicaye ku gasambi aja ku marembo y'ijuru ava ku gasambi azana impapuro yicara ku gasambi gute aha yagenda ngo nzicara negereze ku gasambi k'isengesho niho hazava gutabarwa kwanjye zagumayo iminsi yose kurumva yagumye iminsi yose arangije arongera gerigorigote bo reka tugaruke ku ngingo buranje iyo ngeze muri Yesu barumva ntava bo narakubonye ahubwo kimwe mu bintu tuzakora mu gisirikare cyacu tuzashyiramo na korali ushizemo korali kugira ngo ibintu kizaba ari igisirikare cyiza. So rero ndagira ngo nkubwire urabona kariya gasozi kariya tuyo dukunda gukoreraho ikosi kariya gasozi noneho kariya gasozi bakita akemeza nkumi ku Kabeza ubwo urongeye ku Kabeza hariya uraza kunsangayo ngaho simba kubazana sawa reka ngende mbarebe nubwo kenshi ducumura dukubabaza bikomeye wowe utinda kurakara ntabwo uhita utwitura uduhane udute ni wowe mubyeyi uku mwiriwe muraho neza bako muraho wowe nikiza ko turi abakobwa n'amahoro komera nawe uraho neza none ko musa neza urabona dusa neza koko murasa neza cyane fande ni inyuma imbere twarashize mwarwaye sida kuntu turaturira sida kandi none ko mubuze ngo mwarashize byagenze gute urakayirwara ufite amafaranga noneho kuba ntayo ufite nta mafaranga nakazi ese mufite ikibazo cy'akazi ikibazo mva guhera 2020 nibwo nashoje kugeza ubu sindabona akazi imyaka 5 nta kazi ufite nakazi wize ibijanye n'iki nize PCG arya PCG nkunze umuganga umudokita none ndi kugira ngo wari kwiga ubuganga ino muri kaminuza ibaze ko nari nayisoje none PCG n'ubuganga bihurira he harimo biology se mbona umusirikare ubundi wabimenya abasirikare twe nta kintu tuba tutazi we yarahiriwe rega kera kabonye niyo mpamvu wowe harya ngo wize ubuganga biology ubwo ibigaragara akazi ko wakabonye akazi nakabonye wowe nugira ikibazo yakabonye muba njewe kuva duhuye ibyanyu byose birakemutse wowe wize ibijanye n'iki nize mege mate economy na geography mate economy na geography imibare ubuvanganzo ya nta buvanganzo buri ni ubukungu economy ubukungu ukaba nta faranga ufite warize ubukungu yakora ariko byanze kandi ubabarimu bazanaga ibitaburo mu gateranya ngo mukuzuzamo ifaranga muje babwira abayizo faranga mugire byaziwe ukwezi kurashira agahembwa ubu muri kumurira muri ibiki none kuki wiga ubukungu kandi ukennye uba wumva bizagenda bite nawe yarazi kazaba umukuru koje kora muri konsesa wowe wize ibiki wize tourism ibintu byo kujana abantu ku matuwarete kuko harimo ubukerarugendo turangira akazi ubundi jewe akazi mwakabonye ngo wize touriste ubukerarugendo yego ako rero tugeze kuri ubwo dusigaye tutakiri umuntu w'umusirikare ubu ngubu wowe wize natatu jewe ibaze ko tukumubwira n'ibyo twize bikamuyobera ngo nize BCG ngo none se ngo nize biology none ngo sinawo muganga reka nkubaze uravuze ngo abasirikare twebwe turaciriritse iyo umuntu wayigo wayiteranye wabasha kwiteranya se nabyize wabimenye nje ntabwo nayiteranye ifite guca ntayize
nese umwaka wose watubwira ko dukoresha ntabwo waba kwigisha ibintu byose none kuravuga ngo abasirikare natwe twize twabimenye nuko twakabuza akazi oya kuba mwarize ibyo bintu byatuwa urumva biroroshe rero ikibazo c'ubukene mumazemo imisi akazi uko mumeze mwese nubwo muri kuvuga ngo ndi umusirikare jewe nagendaga gusha n'umundi narinje gushaka abantu duha akazi no I can't believe it kandi uko mwabivuze buri wese aragenda akora ibyo ashaka gukora ejo niriwe nsenga wabona Imana azi ko mukanye tubwiye ngo uvuye gusenga mwebwe muhumure Imana uko nibo bagiye gusenga Imana yankoreyemo nanje nkunda gusenga nubwo muri kumbonaga nambaye imyenda ya gisirikare yo mwishamba njewe abasirikare barasenga yewe ndetse musenga ryarafanze twe turasenga nkuko namwe muruhuka ku cyumweru abandi bagasenga ku Sabato n'abasiramu turabareka bakaja gusara twe nta muntu uja duheza ikintu cyo ushobora gikora kuko tudafite Imana ubundi hari umuntu nko muri Bibiliya uvuga ngo kugira mwumve ko nsenga ng'Imana itabaye maso abarinzi ubwabo baba barindiye ubusa rero ko murumva nanje ndasenga ubwo ntimusenga y'ubusa muzajya mu ijuru twebwe abantu mujya ku rugamba mukarasa abantu mukamena amaraso barantabwa ari abantu zirane haduye twe turasaduye ntago turasa abantu uyu mba ndasa abantu namwe mba nabarashe rero dutangiye kubyizera twebwe tangira kuvuga urarushwa n'ubusa nta juru uzaba ijuru do ko reka nkubaze murasenga murambwiye ngo murasenga kuwa mbere kuwa kabiri kugeza ku cyumweru none niba musenga umukavuga ngo abasirikare ntago bazaja mu ijuru kuki kera abami bicaga abandi bami kandi bayobowe n'Imana sikira ko ntarindiho ibyo bintu ngiye nabimenye rero mugomba kumenya yuko ubundi igisirikare cyahozeho kuva ku bwa Yesu igisirikare cyakiriho n'abamubambye bari abasirikare n'abaje kumufata bari abasirikare rero igisirikare ntago ari ikintu cavuye hejuru ngo cikubite hasi ukavuga ko umuntu wabambye Yesu azajya mu ijuru uri azaja mu ijuru kandi yakoze icyaha ntabwo yakoze icyaha yujuje amasezerano y'Imana kuko Yesu yaje gucungura abantu kandi bikanyura mu rufu niyo mpamvu ngo hari ahantu baje bavuga ngo marayika arabajije ati ese ninde wabumbura kino gitabo c'urupfu mu ijuru habura numwe wakwitanga ngo abumbure ico gitabo Yesu ngaravuga ati ico gitabo njewe nakibumbura arakibumbura umwana w'Imana aramanuka yigira umuntu yemera kubyarwa aja mu nda y'undi muntu ahinduka undi muntu arabyarwa kurwa nkatwe wayobye wakowe barawe pastor nanjye ribyo oya nandi nje di pastor jya gukuramo iyo uniform yita oya wenda wanadusengera turambikaho ibiganza ikibazo ntabwo ari uniform aho uvuga ngo guhamya Yesu ntabwo bivuze ngo ube wambaye imyenda ya gisirikare ya polisi ngo wambaye costume aho uri hose Imana wayihamya kandi abantu bakayumva turambikaho ikiganza turakora pe ikiganza cambere nabaramburiyeho nababwiye ko Imana abanye namwe ko akazi mugiye kukabona afado utabeshye ngiye kubajana neza gushaka bisakazi murakabona naho ibindi byose byakemutse yego ese ubundi ako kazi gateye gute ngiye mbwira mwego muhumure dufite igihugu gishasha cyitwa Zamburi ico gihugu duhemba mu mafaranga bita amahuhiniya avunja ngaye mu Banyarwanda ni menshi cyane hano mu Rwanda gufata ihuhiniya rimwe ukaja ku isoko tago wabitwara wenyine ufite ingorofani cyangwa umukarani ubu rero kubijanye narabisengeye ibintu narabisengeye uri kwishima ibyo bintu subwa mbere mu byumvise nabo none wari ko byumva ubwa kabiri aribwo bwa mbere duhuye ingo koko rero njye narabisengeye rero kwifaranga zo kubahemba uruhumva wakorera umushahara ungana gute njyewe se njyewe nda nka miliyoni 2 miliyoni 2 yego wowe miliyoni 2 miliyoni 2 rero cyo nukuntu maze iminsi ntakazi ko naye ngiye kukubwira miliyoni 2 na miliyoni 3 mwazi oya koreka nkwereke imyaka ingayo uretse tuza gake yankubwira miliyoni 3 nizo uri kwifuza nenye nazemera uretse twe dukeneye ubuyobozi ubuhamye kugira ngo tubarinde ruswa ndetse no kudatanga serivisi inoze icyangwa itanoze kutuzaja tuguhemba miliyoni 6 kuko dukeneye
abakozi bafite imbaraga kandi bakora akazi kabo bagakunze. Wowe urukumva byagenda bite? miliyoni Arega dukeneye aba ministeri, ushobora no kuba vice president. Ushobora no kuba vice president. Ko murabona nje uniform nambaye, nje nambikwa n'igihugu. Nje nambikwa n'ico gihugu ca Zamburi. Kabandi naragiriwe n'amahirwe yo kugenda noranya abakozi baza gukora muri leta yacu ya Zamburi. Ubwo ukumva umukozi umwe tuzaje tugwemba miliyoni 6. miliyoni 6. Wowe tuzaje tugwemba zingahe? bite no kurungenye nanjye niba mishana. 5. Ko nawe tuzokuzuriza 6 kujya hataze mishari. Nawe uzozifata. 6. None se twagiye ndaryari ngeno Muje imbere tugende mbere kakazi. Tukwize. Muje imbere tugende. Rero mureke mbabwire. Igihugu caranyize niwe udashaka kunyizera. Cya cyumba nagiye gusengeramo. Barambwiye ngo mugiye kubona akazi ngoye n'abakobwa babiri banyu. Umaze iminsi muterera imisozi. Ngo ibyuma byose mwarabyirutse. Ngariko Imana irabashubije. Muve amen. Amina. Tugende muze tugende mbere kakazi. Imana duhindura ubuzima pe. Ngusha. Ndamwana we. Oya byo ubwanje nje ndumugisha. Ngo pe. Ako kazi imyaka 8 y'ubushomeri. Oya ibintu byahindutse. Tubaze ko nta n'amayinite nagiraga. Ariko ndayagushije. Bake dushima Imana. Ngiye nsigaye noneho nishimye mbarumva natashima Imana. Nese kakarimbo twarimbaga mu cyumba. Tino kwishusha. Ushimwe mwami wanjye. Umenyera ubuzima ukama kubyawe kuko ubuntu bwawe nawe urikise ngufite mwamiko umagije. Undi arakubaje barimo akavuga ngo isi yose nibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye. Iyo upfumbatiye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe. Isi yose n'ibiyuzuye n'ibyawe mwami wanjye. Iyo upfumbatiye ikiganza cyawe. Ko mwumva ukuntu mwatangiye gutangira muri gufiringa gute, ukuntu muri kumva mugiye gufata ifaranga zingana gute? Bishimye ngo byandenze. Miliyoni 6. Abantu twigaye nta numwe yakorera ibaze. Ahubwo reka tubahamagare we. Bwatumva ubuzima bwahindutse. Oya buretse kubahamagara ibyo byihorera. Ahubwo wowe uzobahamagara wahembwe ugiye kubicaza ahantu. Oya iyi nkuru ni nziza rega. Oya afande kuzi gukora amafaranga miliyoni. Yicara muri biro ngeza ahita mfotora posting. Uzofotora ariko nimwe mutuma abantu babaruga. Kurata ugiye mu kazi nturagatangira ugiye guhamagara isi yose. Ari guhamagara umwanzi. Kandi mwe mwitonda. Ababyeyi bacu ntibagakwiye kumenya. Ababyeyi byo wabimubwira nta kibazo. Ariko muje mwitondera inshuti mugendana nazo. Hako pastor. Pastor. Ni pastor nge nani? Afande pastor. Nge nibagiwe. Pastor mbona yarayobye. Ndi kuvugira. Impamvu mbona yayobye. Kwibera pastor. Raina ngono kuri kw'Imana. Ariko ntago oya imbunda nagakiza biragendana. Zose ni intwaro, ari Bibiliya ni intwaro, ari n'imbunda ni intwaro. Kuko egera fande ngo twaberanye. Ubu ninje banyita afande bisamaza. Afande bisamaza. Kandi kuko nawe ufite twanibwira. Ninjuye kubajana. Twatwaye n'amafaranga gusa. Mwatwaye n'amafaranga. Ninjuye kubaheza akazi kandi keza. Kuva twawe n'umugisha none bo tuberanye. Ndatereta wagushira indi miliyoni. Baragushira indi miliyoni kabisa. Gusa nakunze ukuntu ubaha Imana. Amen. Watwigishije ijambo ry'Imana. Ishane rwose. Ntabwo nzi ko abafande babasikuriririmba. Akumvisha ukuntu aririmba. Ngiye no kwa kuni natari ndi kumwizera. Yezu umva namwizeye byanarangiye. Ahubwo tugende turi no gutinya. Tugende? Oya mwige ikibazo muze tugende ibintu biriho. Nuzaba buri gihe kingana ngo tugereyo. Oya ni hano imbere gato ntabwo ari kure. Muze tugende. Kandi rwose Imana iguha umugisha mwinshi. Ibintu ni amahoro. Iyi ndirimbo tumaze kuririmba ubu yarangije gukemura ibibazo byose. Kamarembo mwayabonye. Amarembo mwabonye. Naya ngaya.
aya naya yandi mbonye ubwe yaririmbye akavuga ati yaraye ku marembo y'ijuru. Dore iki ni igiti ca mbere c'irembo, murakibona? Mbonye ngo yarahageze, yageze ku iki giti yicara hasi. Ko amaze kwicara arangije ngo arangize arebe Petero ahantu yari ahagaze, agira ubwoba. Agize ubwoba bwo kwinjira, aravuga ati rero abantu bo mu isi ninsubirayo nzobabesha yuko naraye ku marembo, ninjiye nkongera ngasohoka nkarara ku marembo. Ntabwo mbonye ko yararaye ku marembo ariko mu ijuru bwari bwije bakanga gufungura, ahubwo ubwe n'iryo rembo naryo yagezemo, ariko nje mbagaje ku marembo. Ko murabona uriya Petero? Ese ni amarembo y'ijuru? Muramubona mwamurangiza Petero ahagaze? Uriya niwe usinya kugira ngo wowe winjire. Noneho mbonye bimucanze, arangije avuga ati Petero mpereza izo mpapuro ngende nzishira abantu. Noneho Fande Bisamaza, aya ni amarembo se y'ijuru? iri niryo rembo. Oya ari aya ntagara amarembo y'ijuru. Aya ni amarembo y'akazi. Ni amarembo y'akazi. Muhagare yari yabundi basobanuriye ko aya marembo y'akazi rero akozwe nk'amarembo yo mu ijuru. Ko murambona hano nje Fande Bisamaza mukarangiza na Petero hariya. Uriya niwe usinya ku rupapuro rukwinjiza kuja mu kazi neza. Rero ko umwemeye kuza, tukaba tugeze kwa amarembo y'isezerano. Iki ni ca gihugu Imana yavuze iti muzakirebesha amaso ariko ntimuzakigeramo. None mwe mukirebesheje amaso munakigezemo, ubu ibyanyu birahindutse. None Safani, ko twaje tuje mu bintu by'akazi n'ikindi gihugu, igihugu cy'ijuru kije gite? Ko tuzi ko tuje mu gihugu, hadi gatubwiye ko igihugu tuje muri iki. Ni igihugu bita Zamburi. None se Zamburi gihurira ne mu ijuru? Ndago mwumva bavuze ngo igihugu cacu cyo mu ijuru. Iryo jambo ntabwo murizi. Zamburi se nta muntu areba nabi. Uriya niwe Petero niwe watumye mbonye atinjira. Arega mbonye niko aya marembo araye. Iki ni igihugu cy'ijuru. Iki ni cyo gihugu bita Zamburi, naco niko mu ijuru. Nta byapa tuhabona. Ibyapa byiki. Igihugu giteye gucya. Impumuro yaco ibyiza birimo byose biri hehe, turaza kwibonamo imbere. Nane n'ubwoba. Inde urabaje bamwita Petero nta kibazo ce. Ko atavuga se? Ko atavuga. Ko atavuga. Araza kuvuga kuko Ko areba nabise. Ubundi no muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo njewe ubabwira amagambo, hazaza undi tashobora no gufundura amarase y'inkweto ze. Rero Afande nari kutuvanga. Tuje tuvuga ibintu by'akazi. Tuvuga ko tujye muri Zamburi. Tuje mu bintu byo mu ijuru mu buhebe. Utuzanye no ku bantu basa. Bose twanabonye abagabo Tuzaba abadogiteri, abaministiri, nese tuzababera muri iri shyamba tuzanyemo. Ko aya ni amarembo tugiye kwinjiramo imbere. Imbere harubatse. Imbere harubatse, harimo za Kanani, harimo za Betlehem, harimo za murinjira za Karuvari, za Goligota, hose za Nyabihanga, ko zirimo hano twarubatse no mudugudu mu gihugu gishaje. Ibice byo mu ijuru. Ko ni iki gihugu naco kimeze nk'icyo mu ijuru. Eyo tudapfuye. none yo Zamburi harahandi waruyize. Afande cyo tugenda kwigendera ibintu ntago tukiri kubyizera. Uko ntago Afande ntago tubyemera. Watubwiye igihugu tujemo. Muze tugende mubanze akazi. Twanagenda tunyura umugabo wowe. Muze mubanze mugere kuri Petero. Muze turakomezanya na Petero tugende mu gihugu naberetse. Dukeneye akazi rwose. Muze mbaje imbere. Ubu naje nabaye Mose. Gekobagaza mu gihugu cy'isezerano. Uturukira inyuma tugende. Ko badutanga tanze. None se ko ari kunyi. Afande. I got to be in love this year. I got to be in love this year. I need to be in touch with my name. I got to be in love this Yuka yaba bitabaho unyibagirwe nanjye nkwibagirwe
kwibuka ni byiza ujye oya bimenya fani ntibikabeho kuko nibuka maze ubwanjye nkababara hagati y'ibiti bibiri ahandi twakundaga kunyura ndahagera ngakebuka nakwibuka ahandi twakundaga gutinda dutegereje imodoka y'amanyuranitira nakwibuka maze wawe uririmbye indirimbo z'Imana. Murakoze rero ubu twatangiye kugera mu kazi ni kaho gatangiye ndirimbye indirimbo hano ngo hagati y'ibiti bibiri birabatungura murabona ibi biti murarangiza hano ibiti iki mwakibonye mwabonye ikigenzi caco mwabonye n'ikindi ko ibi biti ikintu bisobanura iki giti nico baraba yarariho mwakibonye kiriya gikurikiyeho nico Yesu yarabambweho kiriya gikurikiyeho nico ca gisambo c'iburyo cyari kiriho ubwo mwurumva ibi biti bisobanuye iki muri batatu nanje ndumwe kandi imbere ibiti bitatu none se afande uje kutubamba nabuge kubabamba amafaranga yawe ko kigenda mujahe afande ndigendeye vandirika we munkurikire afande mureke du afande mureke dutaye wacu n'akazi kanyema kanya sinarota nkwangura bizi nabo nkitegura ngo nze kukureba bati nta n'umwe usohoka hari akazi nakora umwana we kwiromba ngutekereza nkaboneza umuhima imisagara na Nyabugogo mugumana akazi kanyu umuseke ukira zamburi ibihe ye kubona wese afanje agira iyo mbundi nshengura ibitugu na rwa rukundo ronshengura umutima afande ndashaka kudomoka nkareba iyo utuye ngasanga ari kure ariyo bigwa rukundo we umva rero uko imikino mwari mufite yarangiye mufite irarangiye nese afande ko ibitabo bitubwiye akazi karahari nimugire ikibazo c'akazi none se ahubwo ngo umamwe hagarara akazi karahari ahubwo ico mugiye kutwereka babanje baransuzugura ngo barize ngo nje sinize ndagushimiye cyane ko ushoboye kungerera ku muhigo ako ugenda mu ishyamba utazi ugahaca igiti utazi cyangwa se inkono utazi ndatangiye kumva mana yanjye none se ko wamfashe cyane nakoze iki uretse gatoya ntabwo ari njyewe batubwiye uretse gato mbo harya bakubwiye ko bashaka akazi ubashaka akazi ngo barize ngo twe ni twize ngo ntabwo twizegama hano kuri iki giti ngo bize ngo biology ngo bize ngo iki ngo nje ntabwo nigeze ngira mu ishuri sisters ngiye ndashaka kubibariza akabazo iyo mutinyutse kwinjira mu ishyamba nk'iri mutinyuka kuryinjiramo nkandi afande igihugu cya Zamburi ntabwo turakibona bambwiye ngo urimbwa uri gicucu ngo umuntu w'umugabo gutaba mu afande ntabwo twari nese twari tunamuzi niko bambwiye umutwe uri kundya ngo nta bwenge ugira ngo wataye umuryango ngo uza kuba mu ishyamba akwamugana n'abutaye n'ubu baramwongoreye ngo uri igicucu akomana yanjye ni igicucu uri inyana y'imbwa ni ukuri uratubeshye rero kumubwira ukuntu mu rugo batazi naho twagiye basi se mwese tukongera tukubahamagara mugahamagara abandi ngaho mugumana akazi basi twigendere nta n'akazi tugumana akazi
n'akazi mushaka. Okay, nyine basi muri twayabuze turi kwinjira mu ishyamba gusa. Tuzemera dukomeze twibera abashomeri pe mutubabarira. Isamazi. umva ukuntu wongeye kuntuka ngo ndimbwa. Isamazi. Baracadutuka ndakumva. Hari ikiraka nabonye, hari abantu bampaye ikiraka. Cy'amafaranga cyo kubashakira abakobwa beza bo gusyamwe ibiryo by'inkoko. What? Urongera kuvana ngaho ikirenge ndakwica. Kumanga kurenza ikirenge aho ngaho. To itegereze hariya, iriya ni intare. Iriya ni ingwe. Nese mwatuzaniye ngo ziturye? Iriya ni uruziramire. Iriya nyamaswa ngira ngo ni n'ubwa mbere muyibonye. Undi Hano harinjirwa twajyaga. ariko ntihasohokwa. umugongura Urasohoka intare iragufata, uraca hariya ngo uragufata, hariya uruziramire ruragufata, na hariya urafatwa n'iriya ngona. Mwatubabariye mwe ntabwo mwabyaye basi. Twe ntabwo turi hano, se ni kuri maternité. umugongura Si mwavuze ngo nta bwenge tugira ngo twagiye kuba mu ishamba. basi So nawe waririmbaga indirimbo z'Imana. Ubu nawe uri umugome. Dore nk'aka kagufi karimo imari kuko ntabwo kashirisa ibiryo ubwonko buba bwegereye isafuriya. Mereza telefone yawe. Uyu ni muremure kumushaka waba uhiye. Mereza telefone yawe shirana. Urwo rwashonje buri wese yabimenya. Ushobora kuyimereza nananije kukwica. Mereza hano iyo telefone. Mereza hano iyo telefone. Rimwe kabiri. Mereza. Ceceke gato yambabaza akabaza. Nakubwiye ngo mereza iyo telefone shirana. Shirana. Tanga telefone sha. Rimwe. Shirano telefone. Shirano telefone. Nyikuremo ndanguremo. Shirano telefone. afande Aho telefone yawe. mwamaye basi nahamagara papa kari wowe wenyine nsigaranye. Noneho ngiye kubabaza ikibazo kimwumva, wowe reka mbaze wowe. Ubundi mwari mugiye hehe? Uretse bazi. Kuri muzo Shanete. Muvane. Koramo nawe Shanete. Zose mukure. Yise ni Kuramo. Gira vuba. Cyangwa mubuze njyana n'ijosi cyangwa nkureho ijosi ngiye kwikuriraho. Byanse. Byanze. Mutakwica wa cyana we uzize Chanel. Byanze. N'undi munsi. Akira. None se mbere yuko mbarasa ubundi mwari mugiye he? Afande. Nyine reka tukubwize ukuri. Kuramo. Katukitabara. Ntabwo se mushaka. Okay, nyine afande. Mwajyanye telefoni basi mwabaye mu. Nyine uyu mushuti wacu uyu yari afite sheri. Nuko twe nta kazi tugira. Turaje nyine. Kenyera afande. Reka mbivuge. Afande reka mbivuge. Kuremo vuba itumereza. Nyine ntabwo twize afande twakubeshye pe. Ntabwo mwize. Ntabwo twize. Harya no twatse telefone. Nyine twipanza akazi. Dukura abagabo nk'uyu wisheri wiye yamutumiye ngo amugurire ahita tubwira twese tukagenda tukamukura. Rero twahuye na fande mu nzira uyu uriya atubwira ibintu by'amafaranga ngo miliyoni 6 umushahara. Twumva kujya gukura venti nta kintu kirimo. Niko kuza tumukurikiye. Umuntu wagambaniye Yesu muramuzi se? We ko mutavuga muramuzi? Yitwande. Yuda. Ninde amucira urubanza? Ninde atize ngo bamubambe? Ninde? Murongera kumusubiza vuba. Ngo bambe. Ninde atize? Nabambwe. Ubundi. Hello. Bone mwazamutse. Muzamuke. Bone mwagize. Muvana. Yesu ashimwe mwene da. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Hari ikintu uzi ku Mana se? Bana nyizi byinshi kuko ibyo igenda inkorera.
no kuba ndiho kuba mpumeka umwuka w'ubuzima by'ubwabyo ni ikintu gikomeye. uhumeka umwuka w'abazima cyane. urahumeka ariko bigaragara ko uhumeka insigane. Uhumeka neza. uri amahoro? Ndamahoro. harya ufite imyaka ingahe? Ko mpuzera 24. hari ikintu Uwiteka mbwiye kigiye kukubaho kandi ku buryo abantu bose bazabibonesha amaso yabo. ubwo se uzagira umunwa kugeza Uwiteka agiye kugutungura kugira umuntu uremereye, umuntu ukomeye ku buryo n'amahanga azabimenya. Amina. Ujya wizera Imana cyane. kubura nta kintu mubona mwe. Nzamurira akaboko uvuga uti Mana shimwa. n'imiti ntibayifata. Vuga uti Mana ibintu ugiye kunkorera bimpame. Uwiteka ibintu ugiye kunkorera bimpame. Vuga uti Mana urakoze gukoresha uyu mukozi w'Imana. Mana urakoze gukoresha uyu mukozi wawe. So rero tutararenga aho ngaho nitwa Pasiteri Gakuba. Nkaba ndi inkuba yo mu ijuru, ndi ikimanuka. Naturutse mu ijuru ntawe uzi uburyo nageze ku isi, ariko icyanzanye ngomba kugikora ku buryo n'ab'imahanga bazabimenya. Yesu we. Amen. Mukobwa tuhuye ntari inkuzi, zamura ijwi, zamura ijwi, zamura ijwi ryumvikane. Amina. Duhuye ntari inkuzi, ariko Uwiteka agiye kukugira meya w'umujyi. Pastor, Uwiteka arangira meya w'umujyi nta na tronkome koko? Uwiteka agira inzira zirenga ibihumbi ku buryo ndagiye guhinduka meya w'umujyi nta na tronkome. Wenda twese twawushiramo ukawusigaramo wenyine. Yego. Ntiwaba uwuyoboye? Oya, ibyo ntago bishoboka. Kwizera gukuraho imisozi igatabwa mu nyanja, ahubwo nakugira inama yo kugenda ukabwira meya uriho, ukamubwira ngo urarya urimenge. ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari? Urimo urarangara. Ntukarangare uri kumva ijambo ry'Imana. Erega Pastor, ibyo uri kumbwira ntago ndi kubyumva. Ni gute woyishyira mu nyurabwenge yawe? Ni gute wahinduka meya utarise? Uwiteka ushoboye kunyereka ko wambaye ikariso y'umuhondo. Kare. Uwiteka ushoboye kunyereka ko ufite inkovu ku kibuno. Uwiteka ushoboye kumbwira ko ufite amaribori. Ni gute atanyereka icyo uzaba cyo mu minsi iri imbere? Sara umukobwa utagira amaribori? Hari umukobwa utagira amaribori? Uwiteka ushoboye kumbwira ko ufite amabere abiri. Uwiteka ushoboye kumbwira ko ufite imoko. Ni iki kinda ngahe? Nakagiza ngahe? Yes, bimenye rero. Nakagize nyira amabere ngahe? Come on. Cheka nyara daro kororokine paracetamol. Azithromycin. Propagande. Mission politique, diplomatie et politique. Mana, warambwiye ngo abuzasengera ntibazaseba. Yego. Ariko uzapinga azikorera amashashi. Izina rya Yesu. Waravuze ngo abuzagera imbere ukababwiriza ukababwira ejo hazaza habo hazakoreka. Mvugira ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe, haleluya. Amen. Mukuva igice cya 6 umurongo wa 19 haravuga ngo bene Merari ni Mahari na Mushi. Nande? Na Mushi. Mvuze nande? Na Mushi. Bene Merari ninde? Ni Mahari nande? Na Mushi. Iyo niyo miryango y'Abalewi nk'uko ibihe byabo bikurikirana. Uwiteka washoboye gufata abashi abandika muri Bibiliya kuki atakugira meya? Basi nyibwirira ko ugiye kungira umucuruzi ukomeye wenda. Hoya ntabwo ari uwihitira mu Imana. Ugiye kuba meya w'umujyi wowe. Ndaba nta na tronkome koko mpinduka umuyobozi nta na 6 isu. Ahubwo akora mu mufuka wihutisha imvugo y'Imana. Kuko buriya ngo Imana nayo hari ukuntu irya mu buryo bw'umwuka. Wakora mu mufuka ukareba uburyo uzana imbangutsa y'Uwiteka. Ne Pastor ko duye nta kintu ndiho. Nakubiswe basi niyo mani nyibwira ko ugiye kumereza n'ibihumbi 10. Rero buriya mu buryo bugezweho umuntu ubwirizwa adafite n'igiceri cy'icumi mu mufuka bameze nk'inguru biri kurya uruteja. Pastor uri kuvuga nawe? Abari ikigorya, abari ikirindwa, abari igitandatu kiraho. Ni gute natakaza umwuka wanjye nkubwiriza gutyo ukambwira ngo nta kintu mpaye? Nese ko nyeniye n'Imana yo mu ijuru kwibiza Uwite.
ngirira neza ngirira Mana ikigongo. kuki wanyobeje nkaza kuri uyu mutindinya kujya w'umukene utagira urwara rwo kwishima. Imana niba amafaranga Nyuma y'ibobo y'umukobwa. Yego. Afazari nari kumuhanurira ko agiye gupfa kuko nicyo kimukwiye. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Niwo wagapfuye ngenda apfa ngehe. Ntago ndi mu bapfa. Muko. Byo ni ibyawe. Ufite inyatsi zaturutse iwanyu mu cyaro. Inyatsi baziteyeho akaguru gahurira n'akandi. Bivuze ngo buriya ya ndirimbo baririmbye ngo hagati y'ibiti bibiri aho twakundaga kunyura ngo ndahanyura ngacyebuka. Ndimo ndatekereza ikintu kiri kugenda kikoga mu maguru. Ikintu kiri tatuma uzashaka ugahera kwishyiga. N'izina rya Yesu. Ukazasaza utarongowe. Mana nkeneye fiance. Mana nkeneye fiance cyangwa cy'umugabo. Yo. Impamvu ntagusabiye ku mucuruzi ukomeye nukwanga ko nukira abiwanyu bazakwanga. Oya ngiye ngomba kuba umucuruzi. Kuko abenshi ni bankeza uwimye. Ndakubwiye ngo guhera aka kanya ugikurirwaho urupfu, ugikurirwaho urubozo. Umusore yaragiye kugukubita ishoka mu mutwe, ibyo nabyo bivuyeho. N'izina rya Yesu Uwiteka ushimwe. Mukobwa warugiye kugira amabere maremare ku buryo uzajya yagira gutya akagwa mu mugongo, ibyo bivuyeho. Amen. Unteze amatwi. Ndakumva cyane. Mukobwa warugeze igihe uzajya wambara ikariso ntigukwire. Ukajya gusubirishamo ku mutayeri. N'izina rya Yesu Kristo. Warugeze igihe ibintu bigukomeranye. Ibintu bikokamye. Ugiye kuba ikigoryi, ugiye kuba igicucu. Warugiye kuzaba indaya itagira abakiriya. N'izina rya Yesu Kristo. Ibyo turabyamaganye. Turashaka ubuzima. Icyo nkubwiye Uwiteka. Sister, iwanyu mugira ihene? Wapi? Niko muko iwanyu mugira ihene? Reka. Twe tugira intama n'inko. Intama mu buryo bw'umwuka bisobanura ihene. Buriya hari ukuntu indimi zicurika zikicurana. Ubwo sinama zijya zihinduka ihene. Zikicunda. Sibyo? Hari n'igihe tujya dufata injangwe tukayihindura imbwa. Genda ujye iwanyu ucunge siko na nyoko baryamye. Ugende ufate ihene uyambike ikariso, ufate iyo ntama uyambike ikariso yawe, uragera hano yahindutse ihene. Ego. Ufate intama uyambike ikariso yawe. Ikindi kandi wa mukobwa we, ufite umuzimu wo kwambara sitiringi. Buriya sitiringi nayigereranya na bife, yayindi umuntu ageraho akiyarurira agashyiraho inyama ashaka. Niyo mpamvu ubona ubusambanyi bugenda bukukoma, bukakubaho ukaba ugiye gupfa udashatse. Wa mukobwa. Pastor wansengera ukamesha umugisha ibyo bikamva. Yego. Reka ngusengere. Mana data wa twese. Rurema wiharaza ubugenge. Mana itanga nta butindi kandi itunga n'abadatunze. Nkweretse indindagire y'umukobwa. N'izina rya Yesu. Uyu mukobwa ni indindagire se wabyiteye. N'izina rya Yesu. Uyu musokobwa ugenda aryama mu mageta atandukanye. Abasore baramuzi bihagije. Wamwambuye ubusugi nta kimwibuka. Mbese ari aho ngaho aragwirirana. Nukuri kw'Imana arabura amazuba birakagenda. N'izina rya Yesu. Yari afite ubukwe mbonye bupfuye. Ariko data ndagira ngo unsabe umuhe imbaraga zo ngo mujyane wanjye mukorere deliverance. Deliverance mukoze umwuko, mucumbe musonge, hanyuma abazimu bashye bacumbe bapfe to cha ho chikanyara daru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uyu mukobwa ndamubatuye. Uyu mukobwa mukuru ikintu kiri mu maguru cyamutezaga inyatsi, aho aciye umurima aciyemo ntiwere. Yaba imyumbati yaba ibishyimbo. Uyu mukobwa yaragiye kuzicwa n'imyumbati, yaragiye kuzapfa urupfu rw'urubozo, ariko akakanya mukuriyeho urupfu. Amen. Uyu mukobwa azapfira imyaka 40, ntabwo azayirenza, nabwo azaba arambye. Oya 100. Ko muko uheruka mu mihango ryari? Ubwo nyivuyemo. Yashize ejo. Vuye mu mihango ejo. Ugeze ahantu ryoshye rero. Izina rya Ugeze ahantu meze nk'agatoki ka mu gitondo kavanze n'ubunyobwa n'indagara z'indundi. Yego. Sibyo?
byoroshye bitogojeje neza bimeze neza. Ariko nubwo bimeze gutyo nutitonda baragutikura bagutera inda. Mwizina rya Yesu. Ikintu bigusaba gusaba kwitonda. Abazimu bashye. Ikindi kandi ndi kukubona utanga video yambaye video. Yambaye ubusa. Ndi kukubona uha umusore video. Mwifata video n'umusore. Ibyo bitsindwe. Sibyo? Ubundi kirazira no gusumba pasiteri. Ndagira ngo nkundire tujye hano hepfo muri turiya twatsi twicishe bugufi. Kugira ngo wicishe bugufi utahureshya na pasiteri n'umukozi w'Imana. Hano hepfo muri utu twatsi ntabwo menyereye kujyayo nta nubwo mpazi, ariko ndi kubona ari utwatsi dushashe neza. Sibyo? Umuhanzi Bruce Melody yagize ngo saa moya ndabanyicometse phone. Yego. Pasiteri zura uzimenya. Mfite banana, mfite sosiso, urakora choice ufata icyo ushaka. Ntacyo nshaka. Hanyuma umuhanzi wundi araririmba ngo umunamba. Hanyuma umuhanuzi Kenisora azagira ati ndagukubita ikinyafu uburyo uyishakamo nibwo nyitangamo. Urumva? Pasiteri izo ndirimbo ntabwo ari iz'abantu basenga nkawe. Abo ni abahanuzi ariko ni abahanuzi bisi. Sibyo? Hanyuma rero ndagira ngo uze kunkundira. Niwumva nayicometse phone urumva? Ubwo ndaba nikokoye nyine. Sibyo? Unkundire rero tugende. Panze numva ufite n'icyanga niba uzaryohera umusore muzabana. Mama yanjye pasiteri. Ujye ugira uburaya. Ntabwo ari uburaya. Nta mugabo w'indaya burya bumukiriya w'indaya iyo biri ngombwa. Ariko aka kanya ngiye ndi kumwe ndakubwiriza ubutumwa. Pasiteri. Niba ibyo wampanuriye wabitewe n'iryo rari ryawe ndagusize n'ikindi. Buretse gato. Ushobora kuncika wagira radio impyisi gahita ikwasama nishakira nge igahita igukuraho itako. Pasiteri ugirirari. Ibyo wampanuriye wavangi wagize ute nakubashye ngo umwanya wanjye ngo nurangiza ujye kugira ute ngo ufite sosisi ufite banana. Hanyuma wanditse hano ngo niba umukunze mufata umurongore yari yavangiwe nawe. Uwo ngo nuwo ntago ari ngewe. Kandi jya mu bikecuru bingana nawe. Jya mu bikecuru bingana nawe ngiye ntago ngana nawe. Bikecuru singana nawe. Urambyaye warangiza ngo ujye gucomeka ikisi. Ariko shaka mbona ushaka gusuzugura ubutumwa. Kandi uzi ko ubutumwa buruta intumwa. Ubutumwa sinzi aho bushingiye kuko wavangiwe pe. Yesu ashimwe. Pasiteri wavangiwe. Yesu nuriya n'umukristo wanjye. Yego. Nuriya n'umukristo wanjye. Ubwo rero ndagira ngo unkundire tugende hano hepfo. Pasiteri. Hagati y'ibiti bibiri. Gukuriragaho ukunyo ntabwo bishoboka. Gukuriragaho ukunyo ntabwo bikunda. Nukuragaho ukunyo isazi zirakurya. Bye. N'ikindi gihe ntukazamenyere. Ngaho genda. No mu bundi buzima. Uzajya undeba untinya. Abapasiteri b'amanyanga nkamwe ntabwo bagikenewe muri uru Rwanda. Ko gifite amabuno ndagaswa. Yesu we. Muraho pasite. Yesu ashimwe sha. Numvise uri murabwiriza nane ndavuza nteka mpite mpagira nirukanka rwose. Ndagira ngo mpanure rwose umbwire nyaboneka dore ibintu byaranze nagerageje hose byaranze. Ufite amafaranga se? Kada nta niripfumuye mfite. Apo witeka mbwiye kugiye kubingegera. Witeka mbwiye kugiye kuba mayibobo. Uzasazira muri gereza. Wakongeye ukamubaza koko. Wakongeye ukamubaza nkara ko yangira impuwe rwose dore nshaje nta kintu mfite rwose. Uwiteka mbwiye ko wamaze kubimbwa byarangiye. Uwiteka mbwiye ko umusore udafite amafaranga aba ari ikigorya aba ari ikirura aba ari ihuko aba ari ingegera ari mayibobo. Pasite wansabiye nyagasani mugisha rwose wansabiye rwose sabira nyabone. Egera hino ngusengere. Mana data wa twese uri mu ijuru. Rurema wiharaza ubugenge Mana ukomeye. Amina. Uyu muntu mbonye nta cyaramira nubundi cyazaba cyo nkibonye ntirirwa mubaza. Uyu mbonye ko ari imbobo. Amina. Mbonye ko azaba igisambo ahubwo azagwa mu cyuho. Azapfumura inzu bamuca umutwe aciye mu matafari. Uyu nguyu rwose azahambwa ku gasozi. Abazimu bashye. Umusore udafite amafaranga dore nta cyampaye Mana ubibone. Je baba. Urumva? Imana wansabiye mugisha pasite.
sabira rwose umuzimu mveho rwose iyo mivumo y'abasogokuru rwose mbabarira rwose ariko wagicucuwe we musajya muza guhanuza ku buntu twebwe turya ku karere oya none nese ko nta kinani ripfumuye rwose nani cyanditseho niripfumuye mfite none ngo uvuga n'imifuka yaratobotse uje ngo gusengere nta mafaranga ufite naza yagwaye ibiyayampaye naza ahita nza kukureba hari umuntu urabona ugira iduka ucuruza ataranguye nkiyabona niwe nzabanza kuza kureba mbere na mbere mbere ko njyaho niwe nzaguma umwuka turawurangura murawurangura umwuka turawurangura ntabwo uyu mwuka wizana karo w'Imana ari impuhwe z'Imana byose biba yabibahaye ku buntu Anzi ko Imana ibahera ubuntu none murabigura namwe niko se namwe murabigura niko ye Pastor rwose nyingire rero muvandimwe itahira ujye mu rugo utegereza urupfu ko nubundi nta kindi utegereje nubona amafaranga uzagaruka umbwire ngo hanure ngaho gene bizakunda se pa umupasiteri nawe burya ni impano iyo ufite umunwa ugomba gushaka uburyo cy'uburisha n'inyoni zirya zidahinga ariko kandi zikarya uzaza yishese nzamutuburira nyine mutobore umufuka musigari isugi ahubwo se kuki kantegereze ndebe ko hari kandi kaza mukozi w'Imana Yesu ashimwe Haleluya bwoko bw'Imana nture w'umusirikare ahubwo komeza usenge komeza sirikare w'ibituza umusirikare w'igisoro umugabo umusirikare wateruye umusirikare rwose ufatika warinda igihugu kikagira amahoro ureka abandi babaza b'imitwe afande urashoje kuvuga komera rwose urashoje kuvuga aha niho wimuriye urusengero se afande nanjye mbwiriza gira vuba nanjye mbwiriza wowe se kuzaba ministre w'ingabo nubundi byari kuzaba niyo ntakwirirwa mbivuga nyine komeza nanjye nsomere mirongo mbwira nanjye komeza mbwiriza gira vuba nuko bazana abasirikare b'amaranka bakomeye hazanamo umwe ufite imisatsi y'amarende uwiteka aravuga ngo amugize ministre w'ingabo mwe mwaranditswe mwarasizwe rega Imana yabahaye amavuta n'ubundi ntabwo mwese ko mutarindira gutabarwa n'ubundi ko namwe mutabara fande ubuzi icyo wakoze uyu munsi wabyukiye ibumoso yewe ubanza nabiketse pe nabiketse rwose uri kubibona ko wabyukiye ibumoso ndatahe cya Sarafina ngiye gutaha wabareye hano uri kwakora iki abantu murababwira ngo iki muri kubabwiriza pasiteri nde Gakuba nyagukubira inyowe uri ngaho mbwiriza nanjye mbwiriza mfashwe mbwiriza oya nakubwiriza da mbwiriza mfashwe nuko myereka muri Bibiliya handitse reka nshaka umurongo nyine ugenga abasirikare mbwiriza nuko bafata Yesu babasirikare bafata Yesu bamushyira ku musaraba baramubamba bamutera imisumari mu birenge baramushwanyaguza harashya rwose ko numva nari gufashwa gira vuba mfashwe we pasiteri Gakuba mbabarira ku munsi wa gatatu arazuka afande imvugo zanyu ndazizi akenshi turi guseka se twese nitwishimiye ijambo ry'Imana egerano ucuri ku mutwe gutya hasi nkubwire ntago njya nkunda kunama cyane unama nkubwire afande ndamutse nunamye nagusurira ibiryo nariye n'ukuri n'udushyimbo n'utumininwa nanyweye n'utumininwa Uwiteka ntabwo yakugaburiye ako se afande nawe rwose gukubita ni imitwe narinda handi kumva umukobwa ngo uri gushanga kumujyana ngo mutwatse hano hepfo iyo mitwe yawe uyu munsi nakubwiye ngo wabyukiye hehe afande rwose mbara nk'ikirara cy'Imana nge ndi inzererezi y'Imana pe ndi ikirara ndi inzererezi ndi mayibobo kirasizana iyo Bibiliya gira vuba kuramo iryo kote Uwiteka tugirire neza kuramo iyo pana neza nkweto
amva ngo ujya kubwira umukobwa mujye kuryama ngo mu kigunda ngo hagati hengere mbwire ya nkuru wamubwira ngo y'ibiti ngo hagati y'ibiti bingahe ngo hagati y'ibiti bingahe kuramo vuba se banze ukure mu mukandara gira vuba teka mutwe mwihaye gira vuba kuramo ipantaro ndagutobora sha ariko ndi n'umusaza rwose afande reba ko ndi n'umusaza pasteur se ifite isoni ufite isoni se pasteur nibajya ahubwo mvugana namwe nambaye ingofero nabyo mbisaba imbabazi zana gira vore nimwakire nayo zana gira vuba kuramo mereza umaze kubeshya bangahe umaze kubeshya bangahe usiyaho nababara ntago ababara zana n'umupira gira vuba fast gira vuba hari n'umusaza mperutse kubeshya bambwe ngo afite umugabo umwana w'umusirikare zana hano niyo telefone mwakire uko ushaka kuzibeshya rimwe ukana zana n'umupira nizo nkweto kubanza ukuremo inkweto ni gute mvugana nawe ucyambaye inkweto wa muginga gira vuba zana izo nkweto zana hano hindukira ureba aho wavuye urajya he ngwino hano egera inyuma gake urutambwe rumwe ebyiri ahagarara ngaho hindukira urebe hirya hariya urumva nabara kangahe kugira ngo mbe ntakikubona mu maso yanjye urumva nabara kangahe